Mwongeye kwirirwa bakunzi bo ku Musaraba Online TV, twongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe. Ni Evangeliste Ngirimana Emmanuel, tujye kubana umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Dukomeje kubaha ikaze abadukurikirana, abazadukurikirana mu minsi izaza. Uwiteka azakomeze abagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana Uwiteka yashize ku mutima wanjye, dukomeze kumva icyo Umwuka ashaka ko dukora. Reka tubanze dusenge, dusome ijambo ry'Imana. Uwiteka akomeze kutugira neza. Uwiteka Nyiringabo Imana, turagushimiye, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Tugushimiye ko warinze imiryango yacu n'inshuti zacu. Urakoze Data, umwanya mwiza nk'uyu w'ijambo ryawe tugiyemo, dushigikire Data. Ukomeze kutugenda imbere muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma duhereye ku bice byaho 7 umurongo wa 11. Turasanga amagambo agira ati, umutwe w'amagambo urambwira ngo azura umwana w'umupfakazi. 11 harambwiye ngo bukeye ajya mu mudugudu w'i Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye, yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. 13 Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. 17 Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye n'aho. Uwiteka tugirire neza. Dukomeje gusoma, dusome Yohana 11 umurongo waho, turahera ku murongo waho wa 40. Umutwe w'amagambo urambwira ngo Yesu azura Lazaro. 40 hambwiye ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, Data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko bivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Uwiteka atugirire neza. Uwiteka atugirire neza. Tumaje kumva ijambo dusanze muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ijambo riratubwiye ngo ubwo Yesu yagendaga mu mudugudu w'i Nayini, ngo yaje guhura n'abikoreye ikiriba. Aba bantu bari bikoreye ikiriba, Bibiliya iratubwiye ngo harimo umwana w'ikinege wari wapfuye. Ngo abo mudugudu bose ngo bari batabaye uyu mubyeyi, kuko uyu mubyeyi yari yabuze umwana we.
kandi Bibiliya itubwira yuko uyu mwana ari ikinege, nta wundi mwana yari afite, nta murumuna we yari afite, nta n'agashiki ke yari afite. Bivuze ngo uyu mwana yari umwe, uyu mupfakazi navuga ngo yari yaramubyaye yari umwe, yari ikinege. Baruko ngo uyu mwana aza gupfa, ngo abaturanye b'umudugudu wose b'inayini baramuherekeza bajya gushingura uyu mwana. Baruko ngo bahura na Yesu, ngo akora ku kiriba. Haleluya. Ngakora ku kiriba, ngo umwana ngo yongera kuba muzima, ngo aramufata amusubiza nyina. Uwiteka tugirire neza. Ijambo ryongeye kutubwira inkuru za Lazaro wapfuye. Uyu Lazaro amaje gupfa, mu gihe yari arwaye batumyeho Yesu, baramubwira ngo inshuti yawe ararwaye kandi ararembye. Yesu ntabwo yahise aza uwo mwanya, ahubwo ngo yafashe igihe aza kuza. Lazaro yarapfuye ndetse yarahambwe. Ngamaje kuhagera, ngarababwira ngo mumunyereke, ngo baramubwira ngo oya, ngo yarapfuye, ngo kandi ngo aranuka, ngo yaramaze iminsi 4 mu gituro. Ngo rwese arababwira ngo mwegezeyo icyo gitare. Garangije Lazaro arazuka. Garangije ngarababwira ngo nimumuhambure, ubwo yarahambiriye amaguru n'amaboko. Garangije ngarababwira ngo mumureke agende. Uwiteka tugirire neza. Iri jambo duhereye ku uyu mubyeyi wari ugize ibyago, akagira ikibazo cy'uko abuze umwana we w'ikinege, abuze umwana we umwe yari afite wenyine. Ngo nuko ngo bajyanye ikiriba bagiye gushingura, bamuherekeje. Ngo nuko bahura na Yesu, ngakora ku kiriba. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo ni ibyawe byapfuye. Uwiteka aje kuzura ibyawe byapfuye. Haleluya. Uwiteka aje gukora ku kiriba cy'ibyawe byapfuye. Hari ibyawe byapfuye, Uwiteka araje abikoreho. Yesu araje akore ku kiriba. Haleluya. Hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe wari ufite, hari icyo wari ufite ari kimwe kirapfa, ndetse ujya no kugishyingura. Ariko Yesu ahageze, ngo akora ku kiriba. Ngo icyo kiriba, ngo umwana yongera kuba muzima, ngo aramufata amusubiza nyina. Uwiteka hari ibyo aje kuzura wa musore we. Uwiteka hari ibyo aje kuzura wa mubyeyi we. Hari ibyapfuye mu rugo rwa Uwiteka aje kuzura. Hari ibyapfuye mu kazi ukora, Yesu aje gukoraho kugira ngo byongere bibeho. Uwiteka hari ibyo agusubije wabonaga nk'aho byapfuye. Uwiteka hari icyo akoze ku byapfuye, ndetse washinguye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu araje kugira ngo yongere akwereke kubaho kw'ibyo wabonye byapfuye. Yesu araje yongere akore kwako kazi kawe kapfuye, yongere akagusubize. Yesu araje akore kuri ibyo byawe wabuze wahebye, yongera bigusubize. Ngo nuko ngahuye n'uyu mubyeyi, akora ku kiriba. Ngo abaraho bose ngo bahinda umushitsi, bagira ubwoba, bahimbaza Imana. Hari benshi babonye ibyawe byarapfuye, hari benshi babonye wirukanwa mu kazi, hari benshi babonye utakaza ibyawe biragenda, hari benshi babonye uterezwa ibyawe biragenda. Ariko Yesu agarutse yongeye kubikoraho. Ngo nuko ngamusubiza umwana, ngo ari muzima. Ngo abaraho bahinda umushitsi, baraje bahinda umushitsi kubw'ibyo Yesu Kristo agiye gukoraho ku buzima bwawe, kubwo ibyo Yesu Kristo agiye kongera kuzura ku buzima bwawe, kubw'aka kazi kawe wari warahebye, Uwiteka agiye kukugarurira, kubw'inzu yawe wari warabuze agiye kukugarurira, kubwo imirima yawe warabuze Uwiteka agiye kukugarurira. Ariko ndashaka kukubwira ngo hari ibyawe byari byarapfuye, ariko Yesu ahageze ngakora ku kiriba. Yesu akore ku byawe byari byarapfuye. Ababibonye babyitegereza, abakuririye n'abatarakuririye icyo gihe, bahinda umushitsi, bavuge ko ari Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Uwiteka tugirire neza. Dusomye inkuru za Lazaro. Uyu Lazaro akimara gupfa baratumyeho Yesu, bamajije kumenya amakuru ko Yesu agiye ko ari mu nzira za. Ngo baratangira baravuga ngo yaza kare ntaba yarapfuye. Haleluya.
baravuga ngo iyo aza kuba yaraje kare ntacyo araza araba yarabaye, none acunze yarapfuye araje, acunze yarashyinguwe araje, acunze yaraboze araje, uwiteka araje. kandi Yesu ntabwo aza ntabwo Yesu aza bikiri bizima, uwiteka aza byaraboze ndetse byarapfuye, kugira ngo imirimo y'uwiteka igaragare, kugira ngo Yesu Kristo agaragare. Haleluya! kugira ngo imirimo y'Imana igaragare kuri ibyo byapfuye, kuko Yesu aje ibyo bintu byawe bitarapfa bikirwaye. Oya, ntabwo imirimo y'Imana yagaragara, ntabwo imbaraga z'Imana zagaragara ahantu. Oya, n'ubundi wakwirata ko ari imbaraga z'abantu zikoze ibyo bintu, ariko kugira ngo Yesu agaragaze imbaraga z'Imana, Yesu kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe, Yesu kugira ngo agaragaze ubwo amaraso yashize ku musaraba kugira ngo njye nawe tugirirwe neza. Yesu ubwo kubahisha, Yesu ubwo kubahisha umusaraba yagiyeho kugira ngo ducongorwe. Azaza ibyawe byaranutse, Yesu azaza ibyawe byarapfuye ndetse warabishinguye. ngo nuko ngo baritotomba cyane, baravuga ngo iyo aza akirwaye wenda ari kumusengera agakira, iyo aza akirwaye wenda ari gutegeka agakira, kuko yategekaga n'abadayimoni bakava mu bantu. ariko nibyo bari baramenyereye. Yesu baramumenyereye yuko akora abantu bakigenda bakidegembya. Yesu baramumenyereye yuko akiza abantu bamugaye. Yesu baramumenyereye yuko akiza abarwayi bari kwa muganga. Yesu baramumenyereye yuko abari mu bitaro abakurayo. ariko Yesu bibagiwe yuko na nyuma yezera akora, ariko imbaraga za Yesu zitangirira kuri zeru. nuko bamajije kumva ko Yesu agiye kuhagera, ngo batangira kuvuga amagambo menshi ngo iyaza mbere, iyaza atararemba, iyaza atararwara, iyaza biriya bitaratezwa cyamunara, iyaza akazi bataranyirukana wenda, iyaza. Yesu ntabwo tumugenera igihe cyo kuza gukora, Yesu ntabwo tumugenera amasaha yo kuza gukora ku buzima bwacu. Oya, Yesu iyo yapanze arapanga, ariko atandukanye n'abana b'abantu. igihe cy'Imana iyo kigeze araza agakora, igihe cy'Imana iyo kigeze azura abapfuye, igihe cy'Imana iyo kigeze avana abantu muri koma, igihe cy'Imana iyo kigeze ahagarika byinshi byahigaga ubuzima bwawe, igihe cy'Imana iyo kigeze ibyawe byapfuye arabizura mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko ngageze kwa Lazaro ngasanga baramushinguye, ndetse mbese bamubwira akanuka, arababwira ngo mukureho igitare. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ngo avamo ahambiriwe ibitambaro mu maso, amaguru n'amaboko. Arababwira ngo nibamuhambure, barangije arababwira ngo nimumureke yigendere. Uwiteka atugirire neza. ndashaka kukubwira ngo imbaraga z'Imana nta gihe zitazabasha gukora. ibyo ubona byapfuye ku buzima bwawe ndetse washinguye utagifite icyizere ko ibyo bintu bizabaho, Yesu araje abikoreho. ibyo watereye icyizere ko bitazongera kubaho, Yesu avana mu rupfu agashyira mu buzima. uwo niwe Yesu wagiye ku musaraba kubw'amaraso ye akabambwa, kugira ngo njye nawe tubone ubugingo. nuko yitegereza bari bikoreye ikiriba, ngarangije ngakoraho. namaje gukoraho ngakunga umwana ngo abaho ahera kwaba muzima. ngarangije ngaramufata musubiza nyina. Uwiteka araje gusubiza ibyawe wambuwe. Uwiteka araje azura ibyapfuye ku buzima bwawe, yongera bigusubize ari bizima. Haleluya! mu muco w'Abisirayeli cyangwa icyo gihe, iyo wabaga uri umupfakazi muri ubu buryo, ukaba wari ufite umwana umwe, ngo iyo yapfaga cyangwa se iyo bitabaga ngombwa ko abaho, ngo barazaga bakakunyaga, baragusendaga ndetse bakakunyaga ibyawe. birashoboka ko uyu mubyeyi ibyo byari byamajije kugabanwa, birashoboka ko ibyo yari atunze byose byari byamajije kugabanwa, ndetse muri bamwe mu bari bamuherekeje birashoboka ko harimo bene wabo, ariko bari barangije gupangira ibisigaye mu rugo.
bavuga bati reka dusubireyo, nibagire vuba dusubireyo tujye kugabana biriya, kuko nta jambo agifite mu muryango, kuko yari afite umwana w'ikinege umwe wenyine. Uyu mwana niwe wari umubesheje aho yari yarashatse, kuko Bibiliya itubwira ko yari umupfakazi. Icyari gukurikiraho kwari ukunyagwa ibyo yari afite byose, kuko n'uwari umubesheje aho hantu yari amaze gupfa. Ariko Yesu ajya yitegereza akareba, hari igitumye uri aho hantu, hari igitumye uri muri ako kazi, hari igitumye ubaye aho hantu, hari igitumye ubaye mu iyo nzu. Ariko nihamara kuva icyatumye uba muri ayo mazu, n'icyatumye ubaho, n'icyatumye uri aho ngaho, n'icyatumye barabikunyaga, baranyaga ibyawe babitware. Ariko Yesu ahageze, Yesu ntabwo yemera ko tunyagwa. Yesu ahageze, nubwo ibyawe byapfuye ubona ko byarangije gupfa, Yesu aracyafite imbaraga, aracyafite gukora ku kiriba ry'ibyawe byapfuye, yarangiza akagusubiza ibyawe ari bizima. Oya, nta saha yo gukora ku Mana, ntabwo ari twe tugena igihe cyo gukora ku buzima bwacu, ahubwo Yesu we arapanga. Yesu agira igihe cyo gukora ku buzima bwawe. Yesu agira igihe cyo kugukemurira ikibazo. Yesu agira igihe cyo kuzura ibyapfuye ku buzima bwawe. Mureke dukomeze kwizera Yesu Kristo, mureke twikomeze ku Mana, kuko ijambo riratubwiye ngo Lazaro yari yarapfuye, amaze iminsi ine yarapfuye. Rikongera rikatubwira ngo uyu mwana nawe yari yapfuye ndetse yaragiye gushyingurwa. Ariko Yesu ahageze, Yesu ageze ku byawe byapfuye, Yesu ageze kwa Lazaro yarapfuye ndetse yarahambwe, ngo nuko yongera kumukoraho, ngakora ku kiriba. Bibiliya iratubwiye ngakora ku kiriba, ngo nuko ngo wari upfuye yongera kuba muzima, ngaramufata amusubiza umubyeyi, ngamusubiza mama we, ngo nuko ngabaraho bahinda umushitsi. Bamaje guhinda umushitsi ngo bahimbaza Imana. Haleluya! Hari abazahimbaza Imana kubwo Yesu amaje kugera ku byapfuye akabikoraho, byamara kuzuka bagahimbaza Imana. Uwiteka ahindisha umushitsi ababonye ibyawe bipfa, niyongera kubizura bazahimbaza Imana hamwe nawe. Haleluya! Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu yongere azura ibyawe byapfuye, yongera agira ibyarema bundi busha. Ibyo washinguye Uwiteka, ibyo ubona byanutse, Yesu yongere abikoreho, byongere bibe bizima. Ibyanutse byongere bihumure mu izina rya Yesu Kristo. Ibyapfuye byongere bibe bizima, Yesu yongera gusubiza agaciro kawe. Haleluya! Uyu mubyeyi yaratakaje agaciro mu muryango, uyu mubyeyi yaratakaje agaciro mu nshuti ze, uyu mubyeyi yaratakaje agaciro aho yagendaga hose. Bibiliya iratubwiye ngo yari umupfakazi. Icya kabiri, yari afite umwana umwe w'ikinege, ariko uyu mwana Bibiliya itubwira ko yari amaje gupfa. Bivuze ngo uyu mubyeyi nta ruvugiro yari afite mu muryango yashatsemo, ndetse no mu bavandimwe no mu baturanyi. Oya, byari birangiye, kuko uyu mwana yari ikinege. Kandi mu Bisirayeli umwana w'umuhungu yari afite igisobanuro gikomeye cyane. Ariko kuko uyu mubyeyi yarabyaye umwana, akaba yarafite umwana, byari bimuhesheje gukomera, kuko yari afite umwana. Bivuze ngo rero, kuko yari akimara kubura uyu mwana, yari atakaje byose, yarabuze byose, ntacyo yari asigaranye. Ariko Yesu ababonye, ngakora ku kiriba mu izina rya Yesu Kristo, akora ku kiriba, ngo nuko umwana yongera kuba muzima. Uwiteka akore ku byawe byapfuye, Uwiteka kuzurira ibyanutse byaboze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo washyinguye Uwiteka yongera bikoreho bibe bizima. Ndahamanya n'ijambo yuko Uwiteka akiriho kandi agikora. Uwiteka aracyazura ibyapfuye, nawe akuzurira ibyapfuye ku buzima bwawe. Uwiteka tugirire neza, mwakira ijambo ry'Imana. Uwiteka Nyiringabo Imana, ijambo ryawe ritubwiye yuko wabanye n'uyu mubyeyi, ukabana na Lazaro ubwo yarapfuye, ndetse bakakubwira yuko atakibashije kubaho.
twebwe hari ibyo tubona byapfuye ku buzima bwacu, ariko wowe Mana uhageze, imbaraga zawe ziracyakora, zivana mu rupfu zikavana mu burwayi. Turacyakwiringiye rero, nk'uko ijambo ryawe ritweretse ibihamya bikomeye by'uko wabanye n'abambere, wabanye n'abatubanjirije. Natwe turaguhamagaye rero ngo uze ukore ku byacu byapfuye byongere bibe bizima. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.